Nongere nguhe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho nzinduwe no kukubwira ikintu gisa nk'aho ari igitangaza cyangwa se utumvishe ahandi hose, ariko kandi kikaba ari ikintu gishoboka kandi cyafashije abantu benshi cyane, nawe ndizera ko kizakugirira umumaro. Izo ni inama zigera kuri enye zishobora gutuma ubona akazi byihuse, cyangwa se nako waba ufite ukakagumana ukakabungabunga ku buryo ntawe uzigera akakwambura. Birashoboka ko nta kazi ufite iyi saha, cyangwa nako ufite ukaba wikanga ko isaha iyo ari yo yose wagatakaza bitewe n'impamvu zitandukanye zirimo umukoresha mubi, abakozi babi mukorana b'abagambanyi, akazi kagoranye cyangwa se ubushobozi bwawe budahagije. Izo zose zikaba impamvu zikomeye cyane zatuma utakaza akazi ufite aka kanya isaha iyo ari yo yose. Muri iki kiganiro rero ndakubwira ibintu bigera muri 4 cyangwa se 5 ushobora gukora bimeze nk'amaji cyangwa se bitangaza, bigatuma ugumana akazi kawe, ndetse waba nta n'akazi ufite bikaba byakubera umusingi cyangwa se umwitangirizwa wo kubona akazi byihuse. Uratekereza ko ari ibitangaza nyine nk'uko mbivuze haruguru cyangwa amaji, ariko si byo, kuko si n'ubupfumu. Benshi wabonye bagumye ku kazi igihe kirekire ugatekereza ko babanjije gucisha, mu gihe wowe hakoze ukwezi kumwe bakakwirukana kandi bikarangira nabi. Ntuje ko n'iki kiganiro ucyumve cyose kugeza kirangiye, kuko inama ya nyuma muri iki kiganiro iri ku mwisho, ari ikomeye cyangwa se ruzingiyeho, ishobora kugufasha ukaba uri kumwe na Sylvain nk'ibisanzwe. Wawe nkwibutsa kudasubscribe munsi y'iyi video kugira ngo na video zacu zitaha zizakugeraho byihuse. Tutagutindiye, ingoma ya mbere izatuma uguma mu kazi no kutagira umuntu uwo ari we wese mubo mukorana ugira inshuti magara, ngo umwizere umuhe icyizere cyawe cyose, mwaba muhuje igitsina cyangwa se mutagihuje, ngo burya inshuti ubwayo, ngo kugira inshuti n'intege nke cyane ushobora kugira. Niba mu kazi ukora hari amafaranga cyangwa se umugogero runaka ushobora kuba usagura ku mushahara wawe ukawurenzaho mu buryo wenda butemewe cyane n'abakoresha bawe, cyangwa se butanazwi bwa fraude, ibyo twese tukaba tubikora mu kazi dukoramo. Wenda niba ukora ku mafaranga, birashoboka ko ushobora kurenzamo 1,000 cyangwa se 2 cyangwa se 10 bitewe n'akazi ukora, ariko iryo ngiryo ni ibanga ryawe ugomba kugumana wenyine n'umugore n'abana bawe. Ugomba kubereka amafaranga, ariko ntubabwire uburyo wayabonyemo, kabone n'umubyeyi wawe cyangwa se undi muntu uwo ari we wese w'inshuti yawe. Ntuba ugomba kumubwira uburyo wabonye iyo mari cyangwa se ayo mafaranga, kuko wari uzafata iya mbere yo kukugambanira no kukugurisha. Iyo ufite inshuti magara cyangwa se umuntu wizeye cyane mu kazi, ngo bikubera umuziko cyangwa se umutwaro uremereye, kuko urushaho kumugirira icyizere, ariko rimwe na rimwe urushaho kwirekura no kumubwira amabanga utakabaye umubwira. Iryo ni ibanga ryawe n'umubyeyi wawe atagomba kumenya, kuko hari nubwo ashobora gusinda nta n'umutima mubi bigiranye, akabiganiriza abandi mu kabari ati amafaranga nakoresheje ni kana kawa yampaye, yayabonye mu buryo bunubu, bikaba byaguteza ibyago. Iyo ufite inshuti rero wagize inkoramutima mu kazi, uyibwira iby'amabanga yawe byose, ngo ushobora kurangira igutaye mu kagozi rimwe na rimwe itanatekerezaga cyangwa se itarigambiriye kukugirira nabi. Inshuti yawe ushobora kwiguriza amafaranga rero, ariko ngo biba byiza kutayibwira aho wayakuye. Ariko nk'igikomeye cyane kurusha ibindi ni ukuba inshuti ya bose mu kazi, ukirinda kugira uwo ari we wese ubogamiraho, cyangwa se ushyiraho umutima wawe ngo ni inshuti magara, ngo uyu nguyu ndamuzi ntiyakora ibi, ngo uyu nguyu yakora ibi. Ngo burya kugira uwo wizera mu buzima bwawe nizo ntege nke za mbere, ni nayo ntambwe ya mbere yo gutsindwa. Ngo biba byiza kubana neza na bose ku kazi, ariko ntugire inshuti y'inkoramutima mu mukorana no mu buzima bwawe bwa buri munsi ubusanzwe. Ntuzigere ugira ububwira ibanga rikomeye. Iyo yari ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri ngo ni uguhora useka, umwenyura, udaseka ngo ushwanyagurike cyangwa se utarake, ariko ugahora umwenyura ku maso. Iyo uhora useka, abantu bagira bakagufata nk'inzanga, bikanatuma imigambi n'imishinga n'inzozi zawe waba ufite ibyo ari byo byose abantu batabitekerezaho cyane, bakagufata nk'umuntu uri hilarious cyangwa se funny, aho uri akajiji babona ntacyo ugatekereza cyangwa se nta n'icyo kazigezaho, ntacyo wishe, nta n'icyo ukijije. Burya ngo guhora useka no guhora umwenyura niyo ntambwe ya mbere yo kugumana akazi. Iyo abakozi mukorana bahora babona uri seriye cyane, ushoboye akazi, babona uri inzitizi, ndetse n'abayobozi bawe batangira gushaka uburyo ubwo ari bwo bwose bwo kukwikiza, kuko baba babona neza ko umukoresha wanyu ashobora kuzaza akakubasimbuza. Ibi bishobora gutuma gushaka amakosa bakabwirukanisha, cyangwa se bakanakuroga bakakwica. Ngo guhora useka bihisha uburakari n'ububabare, no mu gihe waba ubwiwe nabi cyangwa se uhohotewe, bikaguha igihe cyo gutekereza neza ku cyo wakora udahubutse. Nanone kandi bituma abakozi mukorana, abakiriya babagana, ndetse n'umukoresha wanyu agufata nk'umuntu utagize icyo utwaye, utamwiba cyangwa se utamubera inzitizi, nta kwishisha icyo gihe. Kandi ngo ibyo bigufasha nyine kubana neza n'abandi bose, ukabaganiriza neza, ukagerageza gusangira nabo dukeya. Iyo ngo ni intambwe ya mbere yo muri politiki, kuba indyarya, kwirinda kugaragaza amarangamutima mu gihe ubabaye no mu gihe wishimye, ugahora uringaniye umwenyura mu byiza no mu bibi, uri hagati nk'akazuyazi. Ngo ngiyo impamvu abanyaburayi cyangwa se abazungu iyo babonye muri Afurika no mu Rwanda cyane cyane hano iwacu, uhora babona bamwenyura, bisetsa bya hato na hato, baseka n'ubusa, inyoni iguruka bagafotora bagaseka, ukibwira ko ari injiji cyangwa inzanga. Ngo ariko si byo, ngo baba bari kugusuzuma neza, basuzuma agace gashyashya bagezemo, nawe ubwawe bari kukwiga ngo barebe imyitwarire yawe, babanze bagusobanukirwe, kugira ngo utabibazaho byinshi cyane mu gihe batarakumenya. Bagomba bagusekera, nawe ukabafata nk'utunyugunyugu cyangwa se utushishi. Ingingo ya gatatu cyangwa se maji ya gatatu izatuma ugumana akazi, ngo ni uko umuhanga mu byo ukora, ugahora wiga kandi usoma, aho guta umwanya mu nzenya n'itsinda rinini ry'abakozi mukorana mu kabari no mu bindi bikorwa bidafatika by'ibirori. Ngo ujye utera urwenya nabo umunota umwe cyangwa 2, uhita ugenda. Ujye wibuka kunoza ibyo ukora,
ibyo utumva neza ubibaze, ukore ubushakashatsi, wige, ubaze ChatGPT, ubaze n'andi makampani cyangwa se abakozi bo ku bigo muturanye bikora nk'ibyo mukora, baguhe experience n'ubufasha cyangwa se ubuhamya bw'uburyo nabo bazamutse mu kazi kabo. Ibyo bizagufasha kugabanya amakosa mu kazi ukora, ukwibeshya uko ariko kose kujye ku rugero rwo hasi cyane rushoboka. Mu gihe hari ibyo utumva neza, ujye ubaza abakozi mukorana uko basanzwe babikora. Niba uri mushya, aho kugira umunyabwenge ngo uzambye ibintu, ujye ugerageza kubaza abandi wicishije bugufi nk'injiji. Ingingo ya 4 ari nayo ya nyuma twakubwiye inanakomeye cyane mu bizatuma ugumana akazi kawe, ngo ni ukuba smart, ugahora ukeye mu myenda ukorana akazi iyo ari yo yose, yaba isarubeti na bote, bigahora bikeye kandi bimeshe bikuriho kuri tayi, bitagufashe cyane, bitanagutagaye cyane, mbese utsirimutse, nta nzara ndende ufite, umusatsi n'ubwanwa ukabwogosha. Niba uri umugabo, ugasigarana agasatsi gake karinganiye, apana derede, kuko derede rimwe na rimwe zishobora gufatwa nk'uburara. Niba uri umugore, irinde makiyaje zikabije, amarangi menshi ku maso, amafundo atagira shinge na rugero, wirinde inzara ndende zisize amarangi. Gerageza kwambara imyambaro itakwambika ubusa, kuko bizatuma abantu bose bagufata nk'indayi, babona wiyambitse ubusa, bagatekereza ko kubera ko ubushobozi bwawe ari bukeya ushakira gukundwa cyangwa se kugumana akazi ku mubiri wawe. Kandi uzirinde kwigera uryamana n'umukoresha wawe, waba umugabo waba umugore, ko gutuma gukunda bizatuma guharara mu gihe runaka, ariko akaguhararuka guhararutswe ku buryo bishobora gutuma nanakwirukana, ibyo bigutera igisuzuguriro. Irinde nanone kuvugira kuri telefone umwanya munini mu masaha y'akazi. Ujye uhora wibuka kwirinda gutunga ibintu bihenze ku kazi, kuko niba uri umu accountant uhembwa wenda amafaranga 200,000 cyangwa se 250, tuzasobanurira umukoresha wawe ukuntu waguze iPhone ya miliyoni 2 kandi amafaranga agutunze ukayakuramo transport kujyana ku kazi kanagucyura, ukayavanamo icumbi ukanayaryaho, azumva nyine neza cyane ko mu by'ukuri wamwibye. Umukoresha amafaranga guhemba abayazi, ndetse n'ibyavamo babizi. Yakubona ibintu bihenze cyane rero ngo bituma atangira kukwikanga, avuga ko amafaranga yawe yaragishije cyangwa se ku biciro ugomba kwishyuza abakiriya, ubishyuza hari ayo warengejeho ukayashyira ku mufuko. Ngo biba byiza rero kwambara neza mu buryo buringaniye, ntiwambare igikene bikabije, ariko nanone ntiwiyambike ibihenze ngo wambare isaha n'imikufi bya zahabu na diyama, kuko ibyo bituma abakoresha bawe nyine bakwikanga, n'abakozi mukorana bakakwikanga, bakakubona nk'ikintu cy'igitangarizwa cyangwa se undi muntu witandukanyije nabo. Niba mu kazi ngo hari umwanzi uhafite, ariko ukaba waramuhasanze utazi uburyo yahageze, ngo ntuzahangane nawe mu buryo bweruye, uzagerageze kumugira inshuti mu rugero. Nagukorera amakosa cyangwa se ubugambanyi, uzaseke umubabarire, ataniriwe gusaba imbabazi. Nakuguza amafaranga menshi, uzamubwire ko ntayo ufite kuba yakoresheje. Ariko kandi ngo nakuguza amafaranga make, 5,000, 10, 2, 3, uzayamuhereze, kandi uzibuka rwose ngo ntuzigere uyamwishyuza, we niyibwiriza agashaka kuyagusubiza azagusubize. Uzagume kubana nawe neza kugeza igihe uzabonera uburyo bwo kumwikiza. Ubaze neza ku buryo nta kwibeshya kurimo, ngo uburyo umwanzi wawe ameze nk'inzoka ya cobra, kuyica bisaba gukubita rimwe ukayihamya. Iyo uyihushije nayo irakwica, iyo udakubise mu cyico irapfa, nawe igasiga ikwishe. Kwikiza abanzi bawe mu kazi bigusaba gufata igihe cyo kubitekerezaho no kubibara neza, cyane cyane ari abanzi wahasanze utazi uburyo wahageze, wenda barakugiriye ishyari kuko wenda wagiye ku mwanya uri hejuru y'uwabo kandi bahamaze igihe. Tuzigera na rimwe ugerageza kuba ari udukosa duto duto ku mukoresha wanyu, ahubwo uzabashinje wabonye ikosa rikomeye ryarindi na RIB itakihanganira. Ariko kandi ngo uzirinde kwigera uba umuntu uhanganye nawe mu buryo bweruye, nubwo yaba ari we wagambanye. Uzaze wigeze nk'atari we watanze ayo makuru, bizagufasha mu gihe gahunda wapanze cyangwa se umubare uzaba wabaza uzaba wapfubye, maze ukomeze kuba inshuti no kwikundisha kuri umwanzi wawe. Niba afite abanzi babiri mu kazi, ujye ushaka kubigiraho inshuti bombi, ariko ugamije kubateranya bahore bahanganye, bizatuma baguha agahenge. Gusa uzabikore ntawe wereka ko umwanga. Niba bahembwa amafaranga make munsi yawe, ujye uhora unyuzamo ubaye ku dufaranga, kugira ngo barusheho kumva ko ntacyo utwaye. Ujye gusa ngo uhora uzirikana ko nta mpongano y'umwanzi ibaho, ko nta kintu na kimwe ushobora guha umwanzi ngo agukunde, kabone n'ubwo wamuha ibyo utunze byose, yabirya yabimara akongera akakwanga. Icyo ushobora gukora ngo ni ukumugabanyiriza amakari cyangwa se amarere mu gihe runaka utarabona igisubizo gihamye. Ngo umwanzi ufite ku kazi aba ameze nk'uko bagufungira mu cyumba kiri mu intare, ariko ufite inyama z'ihene cyangwa se z'inka, ukajya ukata inyama utererera intare zirya. Ngo kuba iyo ntare iri kurya izo nyama ngo ntibizaguma amaso ngo utekereze ko iyo ntare yakuretse, ahubwo ngo uzayicunge igihe ugiye kuri izo nyama, uyikubite mu cyico uyihamye, kuko izo nyama nizimara ari wowe bizakurikizaho. Amafaranga n'utundi tuntu utwo ari two twose ushobora guha umuhanganye, ukabona mu gihe runaka mubanye neza, ntakaguma amaso ngo ukeka ko bahindutse. Ariko nanone ngo ntugahubukire guhangana n'abanzi bawe mu buryo bweriye, kugeza igihe uzaba wizeye nibura 97% ko igitero ugiye kubagabaho kizabahitana. Ntuzatuma umwanzi wawe yirukanwa mu kazi ngo ajye mu rugo, kuko bizatuma n'ubundi arushaho kukuzonga. Wanareba nawe akajya gutegera mu nzira utashye nimugoroba, ahubwo uzamwirukanishe bamujyana muri gereza cyangwa se ku irimbi. Nukurikiza izi nama uzaramba mu kazi, kandi niba utanagafite uzakabona. Ibiganiro byacu birakomeje, naho utaha. Wari kumwe na Sylvain. Ciao.